haya nagarutse musobanuye umugabo w'umuhigi w'inyamaswa zo mu ishyamba. Muramubona hanga agasobanuye, muramubona igiti bita bambu, ngo ni bambuda, ni bambu ariko ngenda ndabona ari imigano, agasobanuye rero twagarutse umugabo w'umuhigi ahiga inyamaswa, ibisimba, udusimba tumeze nk'inko aribyo bita ishashi. Kona uno mugabo arahiga cyane, kandi ibingibyo twe twanga cyane. Ese uyu mugabo arafata umuhigo cyangwa awufata? Reka turebe rero, reka turebe umugabo mubi ku nyamaswa, umugabo imigano aba yayikwiwe, gashoka nakabyarira. Ese akamaranye imyaka ingahe kariya gashoka ko ndi kubona arakeye? Umugabo arapima neza, aracora ashyiraho mirongo atagomba kurenga, aracora muntu wanjye. Mbega umugabo, inyamaswa azazimaraho pe byo kwirirwa mbabeshya. Ariko uyu mugabo arahemuka bikomeye, ugagomeza aracora nyine, apima areba neza ko bigomba guhura mu murongo. Aracunga, umugabo arapfumura shawo, umugabo harapima neza, harapima irebere. Ese uyu mugabo ibyo akora nibyo? Ibuka gukora subscribe, utari wa subscribe kugira ngo agasobanuye cyangwa icyo na upload kikugeraho byihuse ako kanya utuvugana. Reka turebe rero, umugabo arimo ararangiza ikiwe bita twe tukita ko ari umugano. Akenshi usanga imwe iteye ku nzuzi, cyane ku bantu bakunda kujya Nyabugogo. Iyo ugeze kuri abantu ngo hari ibiti bihateye, nibyo bita imigano. Hari abantu bashobora kuba bumva ngo ni imigano ariko bakaba batayizi. Rero hanze ho baravuga ati bambu, ni bambu. Umugabo arapfumura. Se urabona nk'uyu mugano aba acoye gutya, wafata iki? Urabona uyu mugano aconze, wafata umuhigo? Ntabwo wafata umuhigo. Genda kuba nawe utafata umuhigo, ariko reka turebe. Ese umugabo agiye ari gusatura da? Umugabo arasatura ariko namenye yuko akagira ngo uko ari gusatura niko arafata umuhigo. Ariko njye ndi kubona ibi biti bitaramuhira ngo birafata umuhigo. Reka turebe ashyiramo umugano igisate. Umugabo w'umuhigi ntabwo akeneye ibyuma. Reka umugabo w'umuhigi yihigira twa tunyamaswa dutoya, ntabwo ajya ahiga inyamaswa nini cyane. Uyu mugabo ngo utunyamaswa dutoya nitwo ngo turyoha cyane, ngo nitwo turyoha, ngo agomba ngo kutumara mu ishyamba. So umugabo ibyo apanga nibyo. Hari ibihugu hanze bikemera guhigisha inyamaswa, ariko twebwe mu Rwanda birabujijwe muntu wanjye. Udashobora kuba ubikora, ntibyemewe.
kuko ibi ngibi ni ikosa rikomeye cyane. Nyibabuza kujya ku bantu begereye parike, kujya mu ishyamba, kujya mu ishyamba, kuko buriya ushobora kujya mu ishyamba ugasanga uhuriyeho n'ibibazo byinshi cyane bikomeye. kandi nk'uyu mugabo izi nyamaswa ari gutega, abashoramari bashobora kuza kuzisura twebwe abanyarwanda bakaduha amadolari. ndabeshye? ntabwo mbeshye. kurikirana umukino rero urebe, kurikirana umukino urebe uyu mugabo ibyo arimo. mbega umugabo, mbega umugabo, mbega umugabo, mbega umugabo, mbega umugabo mubi, umugabo mubi cyane. ariko mbega abagabo we, ariko aba bagabo ndategereje, ndeba ibyabo. ese ubu koko agashoka ubwo niba akoresha imipanga, ariko udushoka baba baradukozeho bazi kuducongesha neza, bagapfumura ukagira ngo bari gupfumuza akanyundo. ariko abagabo baraha, abagabo baraha pe. umugabo arapfumuza isongi shawo, umugabo arapfumura. umugabo arapfumura agapfumuza isongi y'ishoka. ariko uyu mugabo nawe ntabwo yoroshye, arakubiye. dutegereje turebe. mwibutsa gukora subscribe, ugatanga komenti, ugasharinga kwicano, ugafungura inzogera kugira ngo ibyo na uploadinze bijye bita bikugeraho vuba vuba muntu wanje. ko subscribe nta kibazo bitwara, nukuba ushyigikiye, nta kibazo bavandimwe. tureba cyane. ariko uyu mugabo pe, reba ibintu ari gukora, urabona wabishobora? reba nawe, ishoka yikozamo neza, agasusura akayicongesha. kereka wenda nuba mwebwe muri kubona atari ishoka, ariko ngewe ndi kureba nakabona ari ishoka. uyu mugabo ndabona akubiye cyane. ariko abagabo babibara, abagabo babibara. ko si uyu mugabo koko, uyu mugabo koko yagabanyije akajya ajya kugura inyama kiro nk'abandi, areka guhiga utunyamaswa tw'abandi. mugabo afite ari mu bishanga, ahantu hibera utunyamaswa dutoya tumeze nk'udukoko. ariko umugabo araha. yemwe bagabo ni babi, bagabo ni babi rwose. araconga umugano wiwe akawutema. nakoma umugabo abatuje cyane bikomeye. mbega umugabo, umutego. ese iki kintu akoze ni igiki? urabona ari itara? reba wagira ati ni itara. ari amatara ya kera, ari amatara ya kera, wagira ngo niryo neza neza akoze pe. nawe undebere iki kintu ari gukora ari igiki. reba uyu mugabo uburyo aconga neza neza. umugabo mubi. iki kintu wowe urabona cyafata ikiriro. reba da, wasi iki kintu ku buryo arashyiramo ku buryo cyakitsura, kimeze nk'itara. ya matara ya kera
ku bantu ku babyeyi bacu bakuru bazi ari amatara ya kera, natwe ko tuvutse amatara yaka. nta umugabo yewe umugabo jya yemwe ariko umugabo mubi, umugabo mubi ari aha ngaha. buriya njyewe uwo mugabo iwamushyikiriza shawo, iwamushyikiriza njyewe nahita umva uri reba umugabo ukuntu azi gushyiraho amenyo nk'ay'agakoco yemwe. mbega umugabo we, ariko si uwo mugabo si mubira. mbega umugabo ashyiraho amenyo nk'ay'agakoco. mwibutse gukora subscribe, wowe utari wakora subscribe kw'iyicano reba fungura inzogera muntu wanjye. nicyo nkundira buriya, nicyo nkundira, ndabakunda cyane kandi Imana ijya ikomeza kubarinda ibafasha. yemwe ariko uyu mugabo si uyu mugabo ibintu akora ntibirangira. ese ubu ngubu uyu mutego akoze amasaha magana. yewe reka ture kino se ni igikida, iki ni igiki ngaho nawe itegereze urebe. ese ni urudodo, ese ni utuntu tumeze nk'utugozi dukwaduka. ese tubyite ngo iki? tubyite uturasi se? ni uturasi yewe ni uturasi ni uturasi. turebe natwe cyo turamufashaho. umugabo yemwe umugabo uriya umugabo uramubona uburyo twatuyara uturasi, ibyo nababwiraga. umugabo turebe rwose. ariko bano banjye uyu mugabo nubwo ari gukora ibi ngibi ntibyemewe habe na gatoya. buriya uri guhohotera ibidukikije, inyamaswa. kandi buriya izi nyamaswa abantu benshi cyane ntibaba bazizi, bashobora gukukira rugendo bakajya kuzisura bakareba inyamaswa. ese ati igishegeshe ni igiki? ese inkoko y'ishyamba ni igiki? ugasanga wumva bavuga ati inkoko y'ishyamba, ariko utazi uko ibimeze, bakajya kuyisura. ese uyu mugabo nibajya kuzisura bazazihasanga yarazimaze, cyangwa bazamusanga mu rugo iwe? reka turebe uyu mugabo, reka turebe. umugabo akora ibitarangira, ariko urebye neza ubona ari nka cyamisi, ubona ari nk'igisoso cyubitse agihindurije. ubona ari nk'igisasu, akibona neza. reba uwo mwenge, ese ari kumva imigano pe? ni imigano. hari imigano usanga iba imihondo yarabaye imihondo. ese kuba imigano kuba iba imihondo biterwa n'iki? se nuko iba yaranyangaye? ni ubwoko bw'imigano, yemwe mwibutsa gukora subscribe, utari wakora subscribe
batanga na bike. Mbega umugabo, ariko njyewe uyu mugabo ukamushyikiriza shawe ibyo namukorera, yewe uyu mugabo ibyo namukorera byaba byoroshye. uyu mugabo turategereje yemwe turategereje turebe ku muhigo awufata. Turategereje turebe. Mubonye uburyo umugabo ajombamo, ihangira amaso nawe rero. Umutego uri kugera kuri finali. Yewe. Dufatanya. Umugabo arareba ko umutego wiwe wujuje ibyangombwa. Umugabo arawureba koko. Reba nawe, reba pe, reba. Reba umugabo. Yemwe. Umugabo mubi arahangaha. Umugabo araha mubi. Tureba yemwe. Hajya. Chikiri. Reba nawe. Ese inkoko y'ishyamba ikojeje mu mutwe yafatwa cyangwa ntiyafatwa? Reba nawe. Katurebe. Umugabo yinjiye ishyamba ahantu agiye gutegera. Reba iri shyamba, ibigozi. Gusa nta biti binini birimo bigaragara. Ni ubuti bwa feke, ariko bubamo udusimba twiza cyane. Reba uwo mugabo pe, yambaye ipantaro wagira ngo ni ya yindi abasamurayi bajyaga bambara kera, kera cyane, bakitegura intambara. Samurayi urabazi? Samurayi yewe. Reka turebe. Uyu mugabo arareba cyane, aratekereza, aravuga ati gasherure. Umugabo arasherura sha. Umugabo ntabwo akoresha ibintu birenze, akoresha ibintu bitari ahayi, biri bugufiya cyane. Reba ahantu umutego uteretse sha. Ati ni kuri kaburimbo. Ubutaka bwaho ukuntu buba busa ntiwamenya uko buba busa. Umukara ni nka kaburimbo pe. Umugabo arategura sha. Umugabo arategura utunyamaswa. Umugabo arategura. Umugabo nta mikino. Urebe ibintu agiye gushyiramo. Si bino bintu ari gushyiramo ni ibiki? Ni urugano, imvungure, iki? Reba nawe uko nanyanyagira. Ese ni umuceri cyangwa? Reka turebe. Uyu mugabo turebe uko abigenza. Umugabo yateguye. Gashoka kiwe ntajya agashikira hasi sawa. Hanze uwo mugabo agashoka kiwe atakayibagirwa. Kandi umugabo iyo agiye guhiga cyangwa akaba agiye ku rugamba, yibagiwe intwaro, nta kintu yakora. Sigaye umugabo aragigira shawa. Umugabo arareba, arategura. Shawa. Umugabo arategura.
reka turebe ja yemwe ha suhuza umurasta w'ibihe byose uri hariya Ikimironko witwa Manirasubiza w'umufundi cyane musuhuza cyane bikomeye ndamusuhuza cyane mwibutsa nawe gukora subscribe vuba byihuse halalala umugabo nguyu hajya hawo uramubona umugabo arateguye arigendera agafilime karangira tureba ibi arinske kuri umusozo umugabo w'umuhigi uko byari bigenze umugabo w'umuhigi agiye kureba ko yaba uko yateguye byaba byarakunze reba nawe ayaya muhigi yarateguye birakunda urabona ko umuhigo yawubonye arawubonye se iyi ni inkoko ese iki ni igiki reba nawe uyu muhigo yandi kubona yati ni nyirabarazaga yewe ikubona ari nyirabarazaga mbega abantu babi mbega abantu bahohoterane yebaba na nyirabarazaga bakayihohotera yebaba umwibutse gukora subscribe kwaka gafilimi wowe yegejeje mbega abagabo ariko aba bagabo ni babi ni babaya abagome hajya reba nawe za nyirabarazaga udushegeshe udukoko tw'ishyamba mbega koko bagiye barya inyama zateguwe koko ngaho reba da gusa nk'iyi ngiyi kuko arayikura wiki mwibuka gukora subscribe reba nawe ifite amaguru y'umutuku sininyira ni inkoko y'ishyamba niki iyi ni inkoko y'ishyamba agasobanuye naha karangiriye bantu banjye mwibutsa gukora subscribe utari wakora subscribe ugatanga comment ugasharinga sawa naho ubutaha ngaka reba nawe ngaho reba nawe da reba umugabo mubi umugabo w'umugome nguyu kabara cy'umuhigo ongera arateguye aragiye bazagaruka aragiye wamubonye